Ni mu masaha y'igitondo Zaha aba amaze kwambara, ari kubwira rero umuyobozi w'ishuri ry'abana b'imfubyi ati ndagira ngo nkubwire ko udakwiriye guhangayika igihe cyose ngihumeka, ubu tuvugana ngiye kureba Monsieur Becker kandi rwose ndabizi neza ko biri bugende neza, ntabwo natuma ririya shuri arisenya. Yahise rero agenda yerekeza muri asanseri, agiye kwinjira yahise abona igiye kwifunga, ariko n'ubundi ahita ashyiraho intoki kugira ngo nyine ayibuze kwifunga. Yarinjiye rero asangamo umusore, uyu musore yari yambaye ishati n'ipantaro ndetse yambaye n'ingofero ubona yayimanuye hafi kuyigeza mu maso, nawe nyine yari ari kuri telefone ari kubwira asisita bati ubabwire yuko ntari bube mpari, ntabwo rwose nshaka kuvugana n'abanyamakuru kubera ko ibintu by'amafoto yanjye yirirwa asirikira maze kubirambirwa. Hanyuma rero iyo nama muyikore mwenyine, ubabwire ko kandi ntari hafi ntanameze neza. Nyamara uyu mukobwa akimara kwinjira, ari nako kandi Becker yari amaze gusoza kuvugana n'uwo bavuganaga, telefone akayishyira mu mufuka, asanseri yatangiye kwihonda mu buryo budasanzwe. Uyu mukobwa rero yagize ubwoba, gusa nyine uko asanseri yizunguzaga niko bagendaga bagwirirana. Uyu mukobwa rero yaguye mu gituza cya Becker, akigwamo imisatsi ye yahise ifata mu gifungo cy'ishati. Uyu mukobwa rero yaravuze ati ibi biri kuba ni ibiki? Naho rero Becker ati ndakeka ari ikibazo cya asanseri, ariko ntukwiye guhangayika, reka mpamagara ubufasha. Yafashe telefone rero ahamagara nyine ngo baze kumufasha, ariko nyamara uko yari ari guhamagara niko uyu mukobwa nawe yari ari kurwana n'imisatsi kugira ngo ayikure nyine muri kino gifungo yari yafashe. Uyu musore rero yaramubwiye ati wikurura cyane utancira ishati. Nyamara ibi ngibi rero yabivuze bamaze gufata telefone, kandi rwose ari no kuri loudspeaker, ari ba banyamakuru bari kubyumva, ari abayobozi b'iyi kampani bose bari kubyumva. Hanyuma rero bose bahise barebana, wa mu asista we yahise apfuka nyine kuri mikoro ya telefone kugira ngo bye gukomeza kuvuga, ariko ni hahandi nyine bakomeje kubyumva. Hanyuma bose batangiye gutekereza ko ashobora kuba ari kumwe n'umukunzi we w'ibanga. Batangiye kongorerana bati none se birashoboka yuko umusore wacu yaba afite umukunzi mu ibanga? Gusa nyine byari bikenewe rwose kubera ko nta nkuru z'urukundo tujya tumwumvamo. Bamubwiye ko rero bagiye kuza kumufasha, nyamara kugira ngo uyu mukobwa imisatsi ibashe kuva muri iki gifungo, byabaye ngombwa yuko Becker afungura ishati ye nibura ibifungo nka 3 cyangwa 4 byo hejuru. Nyamara bakimara kubifungura, ubufasha bwari buhageze. Bamaze gufungura asanseri, bagiye bibona abanyamakuru batangiye kubatunga amakamera, ibintu byakomeye. Nyamara Becker yari yambaye ubusa hejuru nyine kubera ko ishati yari ifunguye. Uyu mukobwa rero yahise agira isoni kubera ko yari akimwegamye mu gituza, atarabasha kongera kwicara neza nyine kubera ko aribwo bari bakimara gufungura iyi shati, ari nabwo kandi imisatsi yari ikimara kuva muri bino bifungo. Uyu mukobwa yahise agenda yiruka, agenda nyine acika kubera ukuntu yabonaga amafoto ari guca ibintu hano, abanyamakuru nabo ariko bari kubaza ibibazo byinshi. Uyu mukobwa rero wese yongera arataha, ntabwo yari akibaye ajya aho yari agiye. Ikindi kandi nta nubwo yari yigeze amenya isura y'umuntu bari bari kumwe hano. Ni nako kandi Becker nawe yahise yambara ingofero kwa kundi, maze n'ubundi ahita asohoka muri asanseri, nawe akomeza agenda kuko ntabwo yifuzaga kugira ikintu na kimwe avugana n'abanyamakuru. Ariko nyamara ifoto bari bayifashe ariko itagaragara. Akigera rero kuri cya kigo cy'imfubyi, dore ko uyu mukobwa nawe ari naho yari yarakuriye, yahise asuhuza umuyobozi wabo maze aramubwira turambabarira kubera ko ntabwo nabashije kuvugana na Becker. Yamubwiye rero uko byamugendekeye, naho rero uyu mumama yaramubwiye ati rega wikwiriye guhangayika, n'ubundi izi nzu dukoreramo ndetse n'ubu butaka n'ubwiriya famille Becker. Ubwo rero bakora ibyo bashaka, niba bashaka kuhasenya bakahashyira centre commercial nta kibazo babikora. Ikindi kandi igihe cyose bazashakira kubikora nyine bazabikore. Naho rero Zaha yahise amubwira ati rega ikibabaje ni kimwe, abana bacu bazajya hehe? Bakeneye kubona abantu babadopta. Ikindi kandi amafaranga yo kugira ngo tubashe kwimuka hano hantu tujya ahandi ni ikibazo gikomeye.
uyu muyobozi w'ikigo yahise amubwira ati birakomeye nyine ariko nta yandi mahitamo. Zaha yahise amubwira ati ariko ntabwo birarangira neza kubera yuko nadepoje muri kino kigo, muri iyi kampani, ndakeka rero yuko bashobora kuzampa akazi, nibamara kumpa akazi ibyo ari byo byose nzabonana n'umuyobozi waho, icyo gihe nzabona uko mubwira buri kimwe cyose nitonze maze musabe kuba ibi byose yabyigeze inyuma. Nyamara akivuga gutya yahise yakira telefone. Uyu rero wari umuhamagaye ni nawe wari waramurangiye ko harimo umwanya, dore ko nyine we bari basanzwe baziranye. Yahise amubwira ati umva Zaha, ntabwo nzi uko nabikubwira, gusa uri umukobwa w'umunyamahirwe cyane, none utekereze ko batanaguhaye ya poste wasabaga, baguhaye poste nziza cyane, ugiye kuba umuyobozi wa department, ahubwo nyine ugomba gushaka umu assistant, ubwo nyine uzakoresha interview maze umushake uwo mugomba gukorana, kuko ni byiza cyane ko wowe waba wamwishakiye. Uyu mukobwa Zaha yarumiwe ati ngwiki, ati uwo ni njyewe uri kuvuga se cyangwa bakubwiye guhamagara undi uribeshya? Naho rero uyu wari umuhamagaye atumva nanjye natunguwe sinkubeshye, byansabye ko njya kurinda kubibaza kugira ngo bambwire niba koko ari ibyanyabyo cyangwa ndi kwibeshya. Yavuye kuri telefone rero Zaha atangira kuvuza induru, ari nako abwira uyu mumama nyine w'umuyobozi w'ikigo cy'imfubyi atumva ntabwo ushobora kumva ibintu bimbayeho, tekereza ko bampaye akazi maze bakampa na poste iri hejuru y'iyo nasabye, ndumva bindenze singiye kukubeshya. Bose rero barishimye maze nyine barahoberana. Umunsi rero wakurikiye Zaha yabyutse ajya ku kazi nk'ibisanzwe, nyine yagombaga gukoresha interview kugira ngo arebe umu assistant cyangwa assistante we uzajya umufasha muri byose. Nyamara ku rundi ruhande Becker yari ari muri biro ye ari kubaza assistant we ati ndashaka kumenya uriya mukobwa ubundi ni uwa hehe, ninde? Tekereza ibintu byose biri kumvugwaho, ibinyamakuru byose byari byabyutse byandika yuko uyu musore yasanzwe muri ascenseur ari kumwe n'umukunzi we wo mu ibanga rikomeye. Uyu mukobwa kandi nawe Zaha yari yamaze gusoma kino kinyamakuru, yabibonye ko biri kuvuga yuko ari umukunzi w'umuyobozi w'iki kigo. Nyamara nta nubwo rwose yari yamukubita amaso, gusa uyu mukobwa byari byamushimishije kuko yumvaga ari ikintu agomba kwitwaza. Hanyuma rero uyu mu assistant wa Becker yaramubwiye ati ariko namushatseho amakuru ahagije, ni Zaha, amubwira n'ibindi byose na karitsiye atuyemo, kandi ikindi uyu mukobwa yahawe akazi muri iyi kampani. Muri kano kanya rero akimara kubivuga Becker yahise amubwira ati noneho ndumva amakuru asigaye ari njyewe kujya kuyishakira. Yahise agenda rero ajya muri biro nyine ya Zaha. Nyamara Zaha we interview rwose yari yamubanye interview, hinjiraga abantu batangaje gusa badafite ikintu na kimwe bashoboye. Yarebaga akabona ntabwo yakorana nabo, yari yataye umutwe yibaza ukuntu hadepoza abantu badashoboye gusa. Yari amaze gukoresha interview nk'abantu nka 5, ariko mu by'ukuri bose yamaze kubona ko nta n'umwe washobora kano kazi yashakaga kumuha. Hanyuma rero Becker yarinjiye maze ahita yicara ku ntebe, yasuhuje rero uyu mukobwa nyine. Zaha rero yahise yubura umutwe maze ahita akubita amaso umusore w'ibogari wambaye neza ukeye. Yahise amwenyura rero kuko yatekereje ko noneho yaba agiye kubona umu assistant wa nyawe. Yahise amubwira ati ariko ndumva wagira ngo ijwi ryawe si ubwa mbere ndyumvise, wagira ngo hari ahantu naryumvise. Naho rero Becker ati yego, yarazi ko ahari yabimenye nyine ko ari we bahuye umunsi wabanje. Nyamara Zaha yahise amubwira ati ndabyibutse, ijwi ryawe rimeze neza nk'irya Leonardo DiCaprio. Naho rero uyu musore yahise aseka, yarasetse koko maze ahita amubwira ati wabona tuvuga kimwe. Uyu musore yahise amubaza ati none se mbwira, ni wowe mukobwa uri kuvugwa mu binyamakuru mu rukundo rwo muri ascenseur? Naho Zaha ati nawe wabimenye se? Uyu musore ati yego, amakuru nta na hamwe atageze. Zaha ati nyine urumva uriya musore nyine yarari kunsaba urukundo ariko byarangiye mukatiye. Abasore se ntubazi, gusa nyine naramukatiye. Becker yarasetse yenda gupfa ukuntu uyu mukobwa yarari kubivuga mwiyemeraho atanamenye nyine ko ari we ari kubibwira. Ati uriya musore nyine nubwo ari umusore wo mu bakire, akaba ari n'umusore mwiza w'ibogari, ariko nyine nagombaga kwihagararaho.
nyamara nta nubwo yari yarigeze abona isura y'uwo musore bavuga muri asanseri, kubera ko ifoto yari mu kinyamakuru ntabwo yagaragaraga. Igihe kandi n'ubundi yamugwaga mu gituza, uyu musore yari yambaye ingofero igera mu maso, ikindi kandi ntabwo yigeze abasha kumureba mu maso na gatoya. Uyu musore rero yakomeje guseka maze ahita amubwira ati gusa nyine Becker ashobora kuba ari umunyamahirwe kubera ko uri mwiza cyane. Zaha rero yahise amubwira ati twakomeje kuvugana ariko sinigeze menya uko witwa. Uyu musore yari agiye kuvuga ati ahita amubwira ati nitwa Bruce. Naho rero uyu mukobwa ati ufite izina ryiza gusa nyine wamaze guhabwa akazi. Naho rero uyu musore ati gute se wampa akazi byoroshye gutya? Uyu mukobwa ataramusubiza ari no kumusekera rwose, telefone ye yarasonnye maze ahita asanga ni abaturanyi bamuhamagaye bamubwira ko wa mumama ukuriye ikigo cy'imfubyi yaguye hasi, none nyine bakaba bamujyanye kwa muganga atameze neza. Yahise ababwira ati ndaje kano kanya. Yahagurutse ari no kuri fone maze ahita afata ukuboko uyu musore ahita amubwira ati ngwino umperekeze kuko ubu tuvugana watangiye akazi, uri asisita wanjye. Uyu musore rero yahise agenda rwose mu bintu atari yateguye, kuko ibyamubayeho ageze hano ntabwo yari yigeze atekereza ko byamubaho. Uyu musore rero kubera ukuntu yangaga kujya mu binyamakuru, niyo mpamvu nta muntu n'umwe wari uzi isura ye. Bakigera kwa muganga rero, Zaha yasanze uyu mumama atarameze neza, ariko nanone ntiyashakaga kuguma kwa muganga kubera ukuntu yabaga afite inshingano nyinshi. Zaha yahise amubaza ati umeze ute? Naho uyu mumama ati meze neza ariko usanze nari ngiye gusubira mu kazi. Zaha ati ariko wakabaye uruhuka kubera ko niba uhagarara ukagwa nuko ufite ikibazo gikomeye, wakabaye uruhuka rwose. Uyu mumama ati mfite ibintu byinshi byo kwitaho kuko sintuje mu mutwe habe na gato. Zaha yahise atekereza gatoya maze ahita abona igitekerezo cyatuma uyu mumama atuza. Yahise amubwira ati ariko ntabwo mukwiriye gukomeza guhangayika kubera ko ubu tuvugana ndi umukunzi wa Becker. Hanyuma rero nimvuga ijambo rimwe gusa musaba yuko batasenya hano, azahita abyumva cyane, ntabwo bazaba bakyasenye. Wikomeze kubitekerezaho rero ntukomeze kubitekerezaho kuko ubu rwose ibisubizo turabifite. Icyo nzamubwira azacyumva. Nyamara kano kanya Bruce ubwo ari nawe Becker nyine yarahagaze hano ari kumva ibi byose. Basohotse hano kwa muganga rero, Zaha ahita abwira Bruce ati hanyuma rero ndifuza yuko wamperekeza, hari ikintu ngiye kujya kugurisha, ndifuza kubona amafaranga nibura nkaba mpaye uyu mama tugatangira imyiteguro yo kwimuka. Yahise rero ajya kugurisha koriye ye yakundaga cyane, yari yarahawe kuri aniveriseri ye yinjira mu myaka y'ubukure. Yari koriye yafataga nk'ikintu gikomeye mu buzima bwe. Ajya kuyitanga yarahagaze maze amarira arabanza arashoka mbere y'uko ayihereza uwari ugiye kuyigura. Bamuhaye amafaranga rero arayakira maze akajya yareba akareba na yakoriye yaramaze kugurisha. Naho rero Bruce yahise amubaza ati ko mbona se bisa nkaho uyu mukufi wari uw'agaciro cyane kuri wowe, kubera iki uwugurishije? Kubera iki utasabye ubufasha wa mukunzi wawe w'umukire wavugaga Becker? Naho rero Zaha yahise amubwira ati ndakeka hari atari cyo gihe, gusa nanone ndumva icyo nakora ahubwo ari ukumusaba ko atasenya hariya, nibwo bufasha bukomeye nkeneye, kubera ko amafaranga yatwimura. Iyo rwose niyo nagurisha ibyo ntunze byose ngafata n'imishahara yanjye yose ntabwo byadufasha. Bari mu nzira rero bagaruka, bari hafi kwinjira muri kino kigo cya Bruce cyangwa Becker kuko bose ni umuntu umwe. Becker yagiye kubonabona asista we amuturutse inyuma aza ashaka kumuhamagara mu izina, naho Bruce yahise amupfuka umunwa maze ahita amusunika kugira ngo nyine atagira icyo avuga. Yahise kandi amera nk'umuntu wari ugiye kugwa maze ahita agwa kuri uyu mukobwa, ari nako kandi ahita amufata nyine aramukomeza, bose ntibagera hasi. Abo bombi rero barebanye mu maso, ariko kubera ukuntu Zaha yari yikanze yari yafashe karavati ya Bruce, barebanye mu maso umwanya munini maze Zaha ahita abwira uyu musore
ati hanyuma se asista wabibonye ko umfashe? Naho rero Bruce ati ahubwo se wabibonye ko hari ikintu cyanjye ufashe? Uyu mukobwa yararebye maze asanga niwe ufashe karavati y'uyu musore, yahise ayirekura, bose bararebana baraseka. Naho rero asista wa Bruce we yari yamaze kugenda kare. Zaha rero yahise amubaza ati none se ubundi byari bigenze bite? Naho Bruce ati urumva nabonaga uri kugenda ureba muri telefone, nari mbonye ugiye kugwa. Zaha yahise amubwira ati ntiwumva, ubundi asista nkawe niwe nari nkeneye, wita kuri buri kintu cyose. Hanyuma rero hano mfite ikintu cy'agaciro nshobora kuguhemba. Yakoze mu isakoshi akuramo bombo arayitonora maze ahita ayitamika Bruce. Yahise amubwira rero ati ngiye ku kazi, ubwo nawe waba ukora nyine ibyawe kubera ko hari ibyo ngiye kwitaho, ntabwo nkeneye ko tuba turi kumwe. Kano kanya rero Bruce ariwe Becker yahise ajya muri biro ye, maze nyine ajya gukora ibyo yagombaga gukora muri biro ye. Yaricaye ari kurya ya bombo, ari gutekereza ibitekerezo byamutwaye, ari gutekereza kuri wa mukobwa guhera umunsi bahurira muri ascenseur kugeza uyu munsi ibintu byose byabaye, ari kumutekerezaho. Rero yari ari kujya amutekereza maze akamwenyura. Akiri mu bitekerezo rero byamutwaye, wa mu asista we yahise aza kumureba noneho muri biro. Akinjira bataravugana, umuvandimwe wa Bruce, ariko nyine ntabwo baba bavindimwe neza kuko ba papa babo nibo bavindimwe. Uyu muvandimwe we rero yahise aza, dore ko bari basanzwe bahora banahanganye. Yarinjiye maze ahita amubwira ati nabonye uri kuvugwa mu bitangazamakuru ko ufite umukunzi mu ibanga rikomeye, gute se uriya mukobwa yabashije gutsindira umutima wawe? Ko ngewe uko nabibonye nubwo atagaragara neza ariko ntabwo ashamaje habe na gatoya. Uriya mukobwa kandi ntabwo azwi, kuko iyo aza kuba ari uwo mu miryango imeze nk'iyacu byari kuba byavuzwe ndetse bikavugwa n'izina rye, ariko uriya mukobwa rwose ntashamaje habe na gatoya. Ntumbwire ko kandi ariyo mpamvu uri gushaka nyine ko twigizayo gusenya hariya hantu. Ntumbwire ko ari ukubera uriya mukobwa. Bruce rero yahise amubwira ati ariko ntabwo nabihagaritse, ariko nanone nkeneye ko tubyigiza inyuma, nkeneye ko rwose dufata umwanya. Naho rero uyu muhungu ati ntumbwire ko uriya mukobwa ari uri kukurangaza ku buryo uri kwica akazi bigeze aha ngaha, ntabwo ukiri kubona umwanya wo gutekereza se? Uyu musore rero yarasohotse. Akimara kugenda Bruce yahise abaza uyu mu asista we ati ariko ubundi umbwije ukuri, mu by'ukuri dukeneye centre commercial cyangwa dukeneye ahubwo ikigo cy'imfubyi? Naho rero uyu musore yahise amubwira ati ibyo byose ni wowe wabimenya kubera ko ni wowe muyobozi, iyi ngiyi ni kampani yawe, ni wowe uzi icyo gukora. Uyu musore rero bakiri kuvugana yahise yumva telefone ye isonnye, kari akamesaje kari kaje. Yararebye maze ahita asanga ni Zaha wari umwandikiye ati ejo ugomba kuzamperekeza, hari umukiriya tuzajya guhura nawe, ikindi kandi nuramuka ukererewe cyangwa ntuze ubwo akazi uzaba ukabuze, uzaba wirukanywe. Bruce ntabwo yihanganye, yarasetse cyane rwose, maze uyu mu asista we aramwitegereza ati none se, ati kuri guseka? Naho Bruce ati umva, ibintu bitangiye kunshyuhana, gusa nyine wumve ko ibihe ndi kubamo biraryoshye ku buryo ntigeze ntekereza. Nyuma y'iminsi mike rero babonye urwandiko ko nyine gusenya hano hantu bibaye byigijwe inyuma. Wa muyobozi rero wa ya orphelin yaje kureba Zaha maze aramubwira tumva, narinde kukubwira amakuru meza, gusenya hano babaye babyigije inyuma, warakoze cyane kutuvugira, sinzi icyo naguhemba. Nyamara Zaha we yaratekerezaga akumva ntiyigeze abavugira kuko umuyobozi ntibigeze bahura, nta nubwo amuzi. Naho rero uyu muyobozi w'ikigo yahise amubwira ati hanyuma rero ndifuza yuko wazatumira iriya famiye, uriya mukunzi wawe akazaza mu birori byacu, kuko turi gutegura umunsi wo gutanga imfashanyo zo gufasha abana nyine bo muri iki kigo. Ubwo rero nk'umukunzi wawe kandi rwose wanatugiriye umumaro, nawe akwiriye gutumirwa mu bantu nyine bazaza, ahari nyine nawe hari icyo yafasha izi mfubyi. Kano kanya rero Zaha
yumvise bimuremereye kubera ko yumvaga atazi aho azabihera. Yahise atekereza ati ibi byose nabivuze mu by'ukuri ari ukugira ngo nkomeze umutima w'uyu mubyeyi, ariko ntabwo nari nzi yuko gusenya hano bizahagarara. Ikindi se kandi nzabigenza gute kugira ngo uyu muyobozi aze hano ko tutaziranye mu by'ukuri? Ibyo navuze ngo turakundana nabeshyaga. Ibi byose nibyo yari kwibwira mu mutima mu kanya gato cyane. Naho rero uyu mubyeyi yahise amubwira ati gusa nyine ndagushimiye kuri buri kimwe cyose wakoze. Zaha nawe yarikirije ko byose azabikora, ariko nyamara ntabwo yari azi aho azahera abikora. Iri joro rero Becker we yararyamye, maze agisinzira ahita atangira kurota ahura na Zaha, maze bagahita basomana. Yari ari mu bihe byiza, yari yishimye, byari byamurenze, maze bakangukiye hejuru. Yahise atangira gutekereza ati kubera iki koko ndose zino nzozi? Ahubwo se kubera iki nkangutse iyo nkomeza nkazirota? Nyamara n'ubundi yahise yumva telefone y'isonnye. Yari Zaha rero umuhamagaye. Yahise amubwira ati nagira ngo nkubwire unshakire abahungu 10. Icyiza kandi ni uko baba ari beza, ari amabogari mu buryo bugaragara. Uyu musore wari umaze kwirotera rwose ari gukundana n'uyu mukobwa yahise amubaza ati ngo iki? Naho uyu mukobwa ati ni ibyo ngibyo nshaka. Nyamara Zaha we yaramaze kugira igitekerezo cy'uko agiye gushaka umusore uzagenda mu cyimbo cya Becker, amwita nyine Becker, maze bakajyana muri cya kirori. Ibyari bukurikire ibyo ntabwo yari azi uko azabigenza. Yari ari kuvuga ati icyangombwa ni uko mbona uzajya mu cyimbo cy'ubundi, ibindi nyine nzaba mbitekerezaho. Uyu musore rero Becker wa nyawe ntabwo yari azwi, nta muntu wari uzi isura ye uretse nyine abakozi bo muri kampani ye gusa. Bruce rero nyuma y'aka kanya yumvise rwose ataye umutwe. Bwarakeye rero nubwo nyine yari yashinze asisita we gukora ibyo uyu mukobwa yari yamubwiye, maze ajyayo. We yatekerezaga ko aba basore abakeneye kugira ngo bose bakore gahunda. Yaragiye rero akomanga ku muryango wo kwa Zaha, ari gutekereza ati ariko ubundi ubu nje gukora iki? Ubu ikigaragara cyo yibereye kumwe n'abahungu 10 bose b'amabogari. Nanjye rwose ntabwo nzi ikintu kinzanye hano. Akase rero ngo yigendere. Uyu mukobwa yahise asohoka, maze ahita amubaza ati none se Bruce, kuri hano waruje gukora iki? Bruce ati nahamagaye ntiwanyitaba, kandi mu by'ukuri uyu munsi nta nshingano wampaye. Narinje kukubaza rero icyo ndibuze gukora uyu munsi. Akivuga ibyo kandi hahise hasohokamo umusore w'ibogari wambaye costume. Yahise rero asuhuza nyine Bruce ati uraho neza? Naho rero Bruce wabonaga ko aguye mu kantu, yitegereje nyine Zaha, maze Zaha ahita amubwira ati narindi kumwe na Becker, niwe nyine twari kumarana uyu munsi wose. Naho rero Bruce yahise aseka ati na Becker? Naho rero uyu musore bari kumwe nyine yahise amubwira ati yego ngewe ndi Becker, umuhungu w'ibogari, umuhungu w'umukire, umuhungu w'umunyamafaranga. Ngiye mfite amafaranga menshi cyane rwose. Naho rero Becker wa nyawe yitegereje uyu musore, maze nyine araseka. Uyu musore rero yahise nyine asohoka, ahita amubwira ati mfite inama nyinshi ngomba kwitabira uyu munsi, ubwo nyine tuzavugana. Akimara kugenda rero Bruce yasigaye ari guseka. Naho uyu mukobwa ati none se kuri guseka? Bruce ati none se urabizi neza ko uyu musore ari we nyine Becker wa nyawe, cyangwa ari gukina komedi? Naho rero Zaha ati ntakubeshye rero nkubwije ukuri, mu by'ukuri uriya ntabwo ari Becker wa nyawe. Uriya ni umusore nahisemo uzamperekeza mu birori bya wa mama twagiye gusura kwa muganga. Urumva nyine uriya mama arashaka guhura na Becker uko byagenda kose. Naho rero Bruce yahise amubaza ati hanyuma se Becker si umukunzi wawe? Kubera icyo utamubwira akaguherekeza ukareka kwangaje undi muntu? Zaha yaramubwiye ati nyine yakabaye amperekeza, ariko muri no minsi ari busy, afite inama nyinshi, ubwo rero nta mwanya yabona, kandi uriya mama akeneye ko amperekeza. Uriya musore byansabye umunsi wose kugira ngo umuhitemo, none se wowe nyine urabona nahisemo nabi? Bruce rero yahise amubaza ati none se kubera iki njyewe utantekerejeho ngo maze nyine ako kazi aba ari njyewe ugaha?
Zaha yarasetse ati wowe, ati nawe banza wirebe, ati wowe rwose ntabwo nari kukaguha kubera ko ntabwo usa n'umusore w'umukire, wowe urasa n'umusore w'umukene, wari guhita unsebya rwose bari guhita bakuvumbura. Naho rero uyu musore aseka dore ko yahoraga yisekera ati none se uri kubona uriya ari we utazagusebya? Ndakubwiza ukuri ngiye ko nari kubikora neza ahubwo kurusha uko uriya azabikora, ndabizi neza ko uriya ari we uzagusebya. Umunsi rero wo kujya mu kirori warageze. Zaha yagombaga guherekezwa na wa wundi nyine wiyise Becker, ariko nanone Bruce nawe nka sister we nyine yagomba kuba muri iruhande. Uyu munsi rero baragiye nyine yarafatanye akaboko ku kandi na wa musore nyine yishyuye kugira ngo azamuherekeze. Nyamara ibi ngibi byari biri kugenda bibabaza Bruce wari utangiye rwose kujya afuhira Zaha nkaho hari icyo basezeranye. Bakinjira rero abantu bose nyine bari biteguye umushyitsi mukuru, baba babonye uyu musore batangiye kumubwira bati ni karibu, ntabwo umenyerewe rwose kugaragara mu binyamakuru, kuba rero mwafashe umwanya wanyu maze mukaza hano ni iby'agaciro, mwakoze cyane. Uyu nawe yari yiyemeye ubona rwose yigize umuntu uremereye ati ngewe ndi Becker, umusore w'umukire mujya mwumva. Byari bitangaje ukuntu yari ari kwiyemera. Hanyuma rero mu kanya gato nyine Zaha yahise amubwira ati nishimiye rwose kuba wamperekeje hano. Naho uyu musore yahise ahindukira ashaka kubiprofitiramo ngo maze asome Zaha. Bruce rero wari uri hafi aha yahise akoma umuseriveri maze amumenyeho ikirahure cy'inzoga. Aha rero akimamara kukimumenaho uyu musore bari bicyuye yahise arakara ati ninde wahaye ikiraka uyu mukozi utazi no guseriva? Urabona ukuntu yangije costume yanjye y'amadolari 50. Yahise yipfuka ku munwa nyine kubera ko yari asebye. Naho rero Bruce yahise areba Zaha. Zaha nawe wari wifashe ku munwa nyine kubera ukuntu uyu musore yari amusebeje, maze ahita abwira Zaha atumva ati wamubonye se wa mu miliyoneri wawe ukuntu ameze? Ati tekereza ko yambara costume y'amadolari 50. Zaha yahise abwira Bruce ati ceceka nawe ukomeza kunsebya. Bruce rero yakundaga nyine ibintu byo gutebya cyane ku buryo ahantu hose ari yahoraga yisekera. Zaha rero yahise abwira uyu musore ati genda rero ujye kwisukura. Yaragiye maze asigarana nyine na Bruce. Bruce yahise amubwira ati none se noneho kano kanya nyine naba mfashe umwanya we mu mwanya adahari? Zaha yahise amubwira ati nta kibazo ariko mu kanya gatoya. Naho rero Bruce yahise amubwira ati none se wantembereje kino kigo cyose ko numva nyine nkeneye kureba. Bahise bafatana ku kuboko maze batangira gutembera, dore ko abantu nyine hano bose bari bajagaraye mu kigo, buri wese ari gukora icyo ashaka, abatembera, abasura, abareba abana, byari ibintu nyine bitandukanye. Aha rero yamujyanye mu cyumba yajyaga araramo maze ahita amubwira ati iki cyumba rero nicyo nararagamo, ariko ndakeka ko ubu ngubu nta muntu n'umwe ukikiraramo. Bicaye rero ku buriri Zaha yajyaga aryamaho maze atangira kumwereka buri tuntu twose twe yasize hano. Yamweretse rero agapupe yakundaga gukina nako kera kiri umwana, maze amubwira ukuntu mu mikino yose yakinaga nyine yabaye umugore wa Prince. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati nyine ni inzozi za buri mukobwa wese gushakana n'umuprince, ariko nanone ni n'inzozi za buri muhungu wese gutuma umukobwa bashakanye nawe yiyumva nk'umwamikazi. Aba rero bakimarana kubwirana ibi ngibi bararebanye mu maso maze begerana buhoro nk'abagiye gusomana. Gusa nyine wa musore bangaje yahise aza yinjira hano. Bakimubona rero bahise bikanga maze bahita bahaguruka. Nawe rero yahise akurura nyine uyu mukobwa Zaha ati umusheri wawe wa nyawe yaje, uyu muhungu ko ndeba ari kunyinjirira bimeze bite? Nyamara muri kano kanya Bruce we yarari kwisekera kubera ko nyine yari azi ukuri kose. Uyu muhungu rero yakomeje kumwiyemeraho ati ngewe ndi umusore w'umukire, ntabwo rero njya nkina n'abasore nkawe. Bashatse no kurwana kubera ukuntu nyine bari guterana amagambo. Zaha yabagiye hagati arababwira ati nimurekeraho. Yabwiye wa musore yishyuye ati arabizi neza yuko atari we Becker, arabizi neza ko nakwishyuye kugira ngo ujye mu mwanya we. Uyu musore rero yabuze aho areba kubera ko nyine yari yumvise ko igihe cyose yahereye yigira umuntu urenze. Nyamara uyu musore Bruce
yari azi buri kuri kose. Hanyuma rero igihe cyo gutanga impano cyarageze, bagombaga gutanga sheke birumvikana. Hanyuma bahaye ijambo nyine wa musore bari bishyuye ngo agire icyo avuga, yavuze ijambo ndetse avuga ko yishimiye kuba yaje hano, anababwira kandi ko abemereye inkunga y'ibihumbi 100 by'amadolari. Ahangaha yari ari kubivuga nta n'ijana ry'amadolari yifitiye mu mufuka. Akivuga ibi rero birumvikana Zaha yabuze aho areba nyine, agira isoni ziramwica. Ibintu rero byarakomeje, maze mu kanya gatoya batangira nyine kugenda bakira amasheke bari bagiye bemererwa. Babajije Zaha rero aho sheke yabo yabiri. Zaha yabuze aho areba, ariko mu gihe akibyibaza Bruce wari umuhagaze iruhande yahise amubwira ati ni njyewe wayizanye, kubera ko nyine iyi sheke yagombaga kuba yatanzwe na sosiyete yo kwa Becker. Yahise ababwira ati ni njyewe bayihaye kugira ngo nyizane. Yahise abahereza sheke, maze bakireba barumiwe bahita bayibika, kuko nyine bari bazi yuko babahaye ibihumbi 100 by'amadolari. Iyi sheke rero bakimara kuyibika nyine hari akantu kameze nk'agasanduku abantu bose bagendaga bakarambikamo amasheke yabo. Ibi rero birangiye, Zaha yafashe Bruce maze amujyana ku ruhande, yaramubajije ati mbabarira umbwize ukuri, iriya sheke wayikuye hehe? Naho rero Bruce ati nyine ntabwo ari iya nyayo, ni iya feke gusa, nuko nagira ngo ngukure mu isoni. Uyu mukobwa rero yasigaye ari kwibaza ukuntu bazajya kuyibikuza, maze bagasanga iyi sheke rwose atari iya nyayo. Gusa nyine uyu mukobwa yabwiye Bruce ati wakoze, kubera ko ntabwo nzi uko nari kwikura hano hantu. Ibyo ari byo byose nyine nibajya kuyibikuza bagasanga si iya nyayo, nabwo nzaba nsebye, ariko nta kibazo ntasebye uyu munsi. Hanyuma rero ibirori byararangiye. Bimaze kurangira abantu bose baratashye, nyamara Zaha we ntabwo yatashye. Yifuzaga kujya kureba ya sheke n'amaso ye. Yaragiye arayireba, yumvaga ahari yakayikuyemo akayijugunya kugira ngo ntibazayibone. Yagiye gahora anyonyomba ajya aho bari bateretse cya gikarito. Yaragiye rero akuramo ya sheke, nyamara yatunguwe no gusanga itananditseho bya bihumbi 100, ahubwo yari yanditseho miliyoni 100 z'amadolari. Akizireba yarumiwe, yibajije noneho ukuntu uyu musore yabeshya akanabeshya amafaranga angana gutya. Ubwoba bwaramwishe, ariko nyamara agitangira gutekereza ko iyi sheke yakabaye ayibika, wa muyobozi w'iki kigo yahise amusanga, maze ahita amwambura ya sheke. Akireba yarumiwe ati ntabwo bishoboka, ati miliyoni 100 z'amadolari. Yavugije induru maze atangira kuvuga ati Mana ushimwe, ati ni ukuri mwakoze. Yahobereye Zaha inshuro nyinshi cyane, nyamara uko yamuhoberaga niko Zaha yumvaga umutima uri kudiha, yibaza ukuntu bazavumbura ko yababeshye bakamufata nk'aho rwose ari umwana mubi. Ariko nanone ntacyo yari afite cyo gukora aka kanya, dore ko ino sheke yahise inditabwaho kurenza izindi zose. Ntabwo yari kubona uko ayibakura mu ntoki. Hanyuma rero yarasezeye, ariko agisohoka hano yahise afata telefone maze ahamagara Bruce ati mbabarira umbwize ukuri, noneho burya nta nubwo wanditseho na bya bihumbi 100 by'amadolari, wanditseho miliyoni 100. Gute wakora biriya bintu? Gute wabeshya abana bigeze hariya? Naho rero uyu musore ati nta yandi mahitamo nari mfite, kandi nta kundi kuntu twari kwikura hariya. Ibyo rero barabyihoreye nyine, kuko ntacyo bari bafite cyo kubikoraho kano kanya. Umunsi umwe rero Bruce yumvaga atari buze kuza ku kazi. Yasigiye rero adresse kuri biro Zaha kugira ngo aze kuza kumureba. Nyamara ikintu yari yibagiwe nyine ko atagomba kumuha adresse z'aho aba bya nyabyo. Yamwandikiyeho rero adresse, maze nyine Zaha afata ka gapapuro. Yaraje maze abona biri kumuyobora ahantu ku nzu nziza cyane yo mu bakire nyine. Yitegereje ino nzu maze ahita atangira kwibaza ati ariko gute se Bruce yampa adresse ya hano hantu se ahubwo yahageze gute? Yaraharebye, ariko nyiragihagaze hanze akireba. Assista wa Bruce yahise amubona, ahita amubwira tumva Zaha araje. Naho Bruce yahise amubwira ati nibagiwe muha adresse ya nyayo ya hano, sinzi ukuntu byandenzeho, gusa n'ubundi ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mbe namubwiza ukuri cyangwa abe yamvumbura, ahubwo nyine ugiye kunshakira uniforme y'umukozi wa hano vuba byihuse, maze mba ariyo nambara.
bahise bamushakira rero uniforme y'umukozi waha maze bahita bayimuha, ahita yambara vuba ndetse yambara n'itaburiya rwose y'abantu bakora mu gikoni. Yarasohotse maze Zaha akimubona ati wowe se kuri hano ko wambaye gutya, ahubwo se kuki wampaye adresse ya hano? Yamubarije ibibazo nk'ijana cyarimwe. Naho rero Bruce ati nyine hano uyu munsi niho nari kuza gukorera, nari kuza kubafasha nk'umuseriveri, baraza kugira ibirori, ubwo rero bari bambwiye nyine ngo nze kuza mbafashe, harya se nabikubwiye ko mfite utuzi twinshi kubera ukuntu mba nkeneye amafaranga. Naho rero Zaha yahise amubwira ati ntabwo nari mbizi, gusa nyine nta kibazo, icyangombwa nuko nkubonye. Sinzi ukuntu yamurebye ku kaboko maze ahita amubaza ati hanyuma se kubera iki wambaye isaha ihenze? Iyo nyine Bruce yari yibagiwe kuyikuramo. Naho rero Bruce yahise amubwira ati uri kuvuga iyi saha? Yayikuyemo maze ayimushyira imbere ati nyine igaragara nk'ihenze, ariko tekereza ko ku madolari yanjye 20 mba nambaye isaha ureba ukabona irahenze. Zaha yarasetse ndetse na Bruce araseka. Bruce yahise amubwira ati ino saha rero niba wayikunze nakayiguhaye. Naho rero Zaha ati oya ntabwo nyikeneye. Yahise ayisubiza mu mufuka wa Bruce. Yahise amubwira ati rega kuba nyine turi abakene ndetse narakuriye mu kigo cy'imfubyi ntabwo bivuze yuko ngomba gufata ibintu by'umuntu uko mbonye. Sinigeze mbikubwira, nahoraga nkubwira ngo uri umusore w'umukene, ariko nanjye nuko, nanjye nta kintu na kimwe mfite kuko nakuriye mu kigo cy'imfubyi. Ubundi njye nawe nyine turi bamwe. Aba bombi rero barasetse maze Bruce yongera guherekeza Zaha arongera arataha. Bruce rero agarutse asista we yahise amubwira ati ariko se uriya mukobwa ko mbona yatumye uhindura ibintu byose, tekereza kubaka centre commercial hariya byari inzozi za papa wawe. Ndakeka kandi nawe uyu mushinga wari warawufashe kubera ko nawe byari inzozi zawe, ariko se kuki byose uri kubihindura? Noneho na fiance iwanyu bari baragushakiye nawe waramwanze, ibintu byose warabihagaritse, kubera iki uyu mukobwa yahinduye ubuzima bwawe? Bruce yahise amubwira ati wowe urabizi nta kintu na kimwe naguhisha, ariko ngewe inzozi zanjye za nyazo ziza imbere y'izindi ni ugutuma umukunzi wanjye Zaha yishima. Nubwo uriya mukobwa ataranyemerera urukundo, ariko nge namaze kwishyiramo rwose ko ari umukunzi wanjye kandi ngomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo ahore aseka. Uyu mu assistant we rero yarasetse maze ahita amubwira ati noneho rwose wabera Becker uri mu rukundo, ni ubwa mbere nkubonye, gusa biranshimishije, ariko nanone nakwifuriza rwose gukomeza kandi ndakwifuriza amahirwe masa. Aba bombi rero bakoranye mu biganza, dore ko nubwo bakoranaga ariko bari n'inshuti. Umunsi wakurikiye rero bagiye ku kazi, maze nyine mu masaha y'igitondo inama yarateranye maze babwira Zaha ko nyine bamusinyiye sheke kubera ukuntu yabashije gusinyana kontra n'umushoramari bifuzaga ko basinyana kontra. Ntabwo rero byari byoroshye, gusa ahantu ajyayo yari yajyanye na Bruce. Bamuhaye rero iyi sheke maze arishima cyane, yumvaga nyine ari iby'igiciro. Gusa hano imbere y'abantu bose yahise ashimira Bruce ati warakoze kandi nawe kumfasha. Hanyuma rero kuri uyu mugoroba ngutumiye nyine kuza tukaza gusangira ku mugoroba muri resto ikomeye hano muri uyu mujyi. Ku mugoroba rero harageze maze Bruce aza kumureba, gusa nyine yatangajwe no gusanga iyi resto yamutumiragamo ari ukujya mu gikoni maze akamutekera. Yahise amubaza ati none se uyu mushefu niwe wambwiraga urenze abandi bose? Zaha ati cyane kuko nta mushefu undenze. Bruce rero yahise amubwira ati okay, noneho ubwo tugiye kuba abashefu babiri. Nawe yahise yambara itaburiya maze bahita bajya mu gikoni, bose batangira gufatanya gutegura ifunguro bari buze gusangira. Umwana wo mu bakire rero wari ufashe icyuma bwa mbere akigikoraho gusa cyahise kimukata mu ntoki. Hano rero Zaha yahise amufata ikiganza maze ahita amubwira ati reka nze ngufashe kubera ko mfite ibikoresho umuntu ashobora kwitabaza igihe nyine agize impanuka yoroheje. Yaricaye maze atangira gusukura kano gasebe ke ndetse rwose no kugapfuka, ari nako ahuhaho, dore ko uyu musore yari ari gutaka nawe, ariko yareba ukuntu bari kumuha keya akamwenyura maze akongera agataka cyane kugira ngo nyine bakomeze banamwihere keya. Nyamara bicaye hano ibintu rwose bimeze neza, dore ko aba bombi bari kurebana mu maso uko nyine Zaha
yahuhaga ahangaha Bruce yakomeretse, ni nako Bruce yamwitegerezaga. Zaha rero yubuye amaso maze asanga uyu musore ari kumwitegereza cyane, nawe rero yaramwitegereje, bararebana maze baregerana buhoro. Bagiye gusomana bahise bumva rero umuntu akomanze, bagiye kureba maze basanga ni umwe mu baturanyi babo. Uyu rero umutima wendaga kumuvamo ndetse rwose ariko ahagera cyane, yahise abwira rero Zaha ati turapfuye noneho karabaye, abagabo bo kwa Becker baje nyine gusenya hano. Nyamara Becker uri hano we yari yaravuze ko nyine babyigije inyuma. Hano rero Zaha umutima wahise umuvamo, maze we na Becker bahita biruka nyine bajya kuri cya kigo cy'imfubyi kugira ngo bajye kureba uko bimeze, kuko nyine bari begeranye. Baragiye rero bakigera mu nzu, ba bagabo n'ubundi bari bahageze, baraje barakomanga. Uyu mubyeyi rero ukuriye ya Orphelina yarababonye maze atangira kwiruhutsa. Aba bagabo bahise batangira kumubwira yuko bakeneye ko basohoka hano hantu maze bakagenda. Naho uyu mubyeyi atari ko ni mu masaha y'ijoro, abana bakeneye kuryama bakaruhuka, ubwo rero nimutubabare rwose muduhe amahoro. Abana bo bati ubu butaka ni ubwa famiye Becker, rero mugomba kuva hano uko byagenda kose. Naho rero uyu mumama atari ko Becker yavuze yuko tugomba kuhaguma nta kibazo. Ubwo rero baramubaje bati ni uwuhe se wabivuze, kubera ko ari Becker nyine uyu nguyu witwa Bruce ari na wa mwana bavindimwe kwa se wabo, bose bitwa amazina amwe kandi bakora muri kampani imwe birumvikana. Uyu mumama rero yahise ababwira amazina abiri nyine ya Becker uyu nguyu Bruce, maze bahita bamubwira ko bo boherejwe na wa wundi kandi bagomba kubahiriza amategeko nyine aba yabahaye. Bakivuga ibi ngibi rero Bruce ndetse nyine nabo na Zaha n'abandi bari bari kumwe nabo bahise baza begera umuryango. Nyamara yari yamaze kumva ko bari kuvuga ngo Becker niwe wabahaye itegeko ryo kuza gusenya hano. Yatangiye guhekenya amenyo kubera ukuntu yari afite umujinya mwinshi. Yigiye imbere rero maze ahita abwira uyu mugabo atari ko si byiza ko rwose mwasohora abantu nijoro, nta nubwo ari ibintu bigaragara neza kuza gusenyera abantu aya masaha. Uyu mugabo akimukubita amaso yatangiye nyine kuvuga ngo Becker. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati uwatanze itegeko we ntabwo mwitayeho, niba ari Becker cyangwa undi uwo ari we wese, ariko nyine icyo nitayeho ni ubuzima bw'abantu baryamye hano, ndakeka mukwiriye kububaha uko byagenda kose. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati mutubabarire rwose dukwiriye kuva hano, kubera ko nyine yaragize ubwoba, yarabonye boss mukuru ko ari hano. Bahise bagenda rero maze bakimara kugenda abari bari hano bose bararebanye maze baraseka, yaba Zaha yaba wa wundi kuri ikigo cy'imfubyi n'abandi bose bari bari hano. Zaha rero yahise abaza Bruce ati gute bano bagabo b'abakire ubabwiye maze bakakumvira? Maze Becker nawe nyine mu gutebya kwinshi ati reka nshobora kuba ngaragara nk'umuntu ukanganye, iyo ndi kuvuga ndi serious abantu barantinya baba babona ndi intare. Yari ari kubivuga nyine anaseka n'ubundi mu rwenya rwinshi, dore ko uyu musore yagiraga urwenya cyane. Barasetse rero maze bose bakubitana mu biganza baturakoze cyane urabadukijije. Ariko wa mubyeyi ukuriye Orphelina yahise ababwira ati gusa uko byagenda kose tugomba gutangira imyiteguro, kuko ikigaragara cyo dushobora kuzajya kubona tukabona bazanye bya bimodoka bihinga noneho bikaza bikarimbagura hano. Yahise rero ababwira yuko agiye kugurisha inzu yari afite ahandi hantu kugira ngo nibura babone amafaranga yo kwimuka. Bruce yarababwiye ati none se mwaretse nyine nkabafasha? Naho rero Zaha aterega nta kintu wadufasha, amafaranga dukeneye hano ni menshi, ahubwo nyine nkanjye n'ubundi w'umusheri wa Becker ejo ndifuza kuzajya kumureba. Ibyo byose ariko yabivugaga kugira ngo n'ubundi nyine akomeze kurema umutima wa mubyeyi, gusa n'ubundi yumvaga ashaka kuzajya kureba Becker kugira ngo abe yamusaba ko nibura yaba byigije inyuma kubasenyera. Yahise rero abwira hano nyine Bruce ati ndashaka kuzajya guhura na Becker maze nkamusaba ubufasha, gusa ndifuza ko wazamperekeza ejo mu gitondo. Urabinyemereye se ko wazamperekeza? Aha rero
ntabwo nyine Bruce yari kwemera kuzamuherekeza kuko rwose ntabwo byari gushoboka. Yahise amubwira ati hanyuma rero urabizi rwose uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe, ariko nanone mfite utuzi twinshi nkora kugira ngo urebe ko nabona amafaranga. Ntabwo byashoboka ko ejo nzaguherekeza kuko nzaba ndi kuri kamwe muri utwo tuzi nyine. Zaha yahise amubwira ati nta kibazo rwose, nkunda umusore ukora cyane kandi nkunda umusore ufite intego, ubwo rero nta kibazo uzajye ku kazi nzijyana. Naho rero mu mutima Bruce yari ari kuvuga ati ntuhangayike Zaha, byose nzabyitaho ku bwawe, ariko yabivugaga mu mutima nyine. Bwarakeye rero n'umujinya mwinshi, maze Bruce ajya kureba nyine wa muvandimwe we witwaga Fred. Yaramubajije ati ni wowe wohereje abantu kugira ngo baze gutera ubwoba abana bo muri Orphelinat ndetse n'abayobozi babo? Naho uyu nguyu ati byose se si wowe uri gutuma akazi gatinda gukorwa, aka kazi kakabaye kararangiye. Uyu rero yahise amubwira, Bruce nyine yahise abwira Fred ati ariko hari ikintu kimwe utazi, ibi byose nukomeza kubyivangamo ndakubwiza ukuri nzakwirukana. Yahise anigendera asiga uyu musore hano wenyine. Nyamara Fred nibyo rwose yahoraga arwanya Bruce, yahoraga nyine yifuza ko ari we wakabaye ari mu mwanya we. Niyo mpamvu rero yabaga yifuza kumuteranya, haba ku bashoramari, haba ku bayobozi bo muri kino kigo, nyine ku bantu bose yabaga yumva yifuza kubereka ko uyu musore nubwo abayoboye, nubwo kampani ari iye yasigiwe n'ababyeyi be, ariko mu by'ukuri adashoboye. Bukeye rero yafashe telefone maze nyine ahamagara muri ya sosiyete yo kwa Becker. Nyamara akivuga yuko ashaka Becker, telefone bahise bayishyira Becker Fred. Bamubwiye rero ko hari umuntu umushaka ndetse bamubwira uwo ari we. Uyu musore akibyumva yahise atekereza ko rwose ari wo mwanya mwiza kugira ngo afatirane uyu mukobwa. Uyu musore we yari umunyamico mibi, yari umunywanzoga, yakundaga abakobwa, mbese haba ku manywa y'ihangu yabaga yicaranye n'abakobwa barenze 4 kandi ari nako ari kunywa inzoga. Mbese ibintu bibi byose bibaho yarabikoraga. Aha rero yari azi neza ko noneho agiye guprofita Zaha. Zaha rero yahise amubwira ati nifuzaga kuvugana na Becker kubera ko nari mukeneye cyane, muramutse mufite umwanya niyo waba ari mutoya twavugana. Naho uyu musore yahise amubwira ati umwanya ndawufite uhagije rwose, ahubwo nyine duhurire kuri bare. Ubwo yari ari no kuyimubwira. Zaha yariteguye, maze akinjira kuri no bare yahise asanga uyu musore yicaye hagati y'abakobwa 4 bose bari kumusomagura, ari nako bamukoraho ndetse rwose bari no kunywa inzoga. Akimukubita amaso yahise amubwira ati tambuka nta kibazo, ngwino wicare hano hafi yanjye ubundi ufate n'akarahure tube dusangira. Zaha ati ikibabaje rero nuko ngiye rwose ntajya mfata ibintu bisembuye. Uyu musore yahise amubwira ati nta kibazo, gusa birababaje ariko nta kibazo, hano hari uri buyikunywere. Yahise agihereza undi mukobwa bari bari kumwe. Mu mutima rero Zaha yari ari kwibaza ati mbega umusore, ati nagize amahirwe kuba rwose tutaranakundanye, uyu musore ntashobotse habe na gatoya. Nyamara Fred uyu nguyu yahise atangira gukorakora Zaha, ari nako kandi ari kumubaza ikimugenza. Zaha ati twifuzaga ko rwose mwatubabarira mukaba muretse gusenya hari ahantu. Nyamara uyu musore ntiyamwumvaga, yakomezaga amukorakora ahantu hose, ariko Zaha afata akaboko ke maze akakajugunya. Uyu musore rero amubwiraga ati ndakumva. Nyamara Zaha ati ndabibona ko utari kunyumva kubera ko ntabwo ari byo uri gutekereza. Uyu musore rero yatangiye kumukurura ashaka no kumusoma ku ngufu. Zaha akomeza kumwiyama, ariko rwose ntabwo byari byoroshye. Nyamara ku rundi ruhande Bruce we yageze muri biro maze ababaza nyine niba Zaha ataba yaje hano ku kazi. Naho rero uyu umusekreteri bari kubaza yabwiye nyine Bruce ko Zaha ashobora kuba yagiye guhura na Fred ndetse bakaba bagiye guhurira muri bare runaka. Bari no kumubwira nyine hariho. Kano kanya Bruce umutima wamuvuyemo maze ahita afata imodoka yihuta ahita yerekeza kuri iyi bare. Nyamara yageze yasanga ibintu byakomeye, dore ko rwose Fred yashakaga gufatira ku ngufu Zaha ahantu hagaragara aho bari bicaye. Uyu musore ntabwo yajyaga yiyubaha habe na gatoya. Bruce rero akihagera kwihangana byaranze, maze afata umuvandimwe we ahita atangira kumuhondagura.
yahise aterura rero umukunzi we nyine Zaha maze ahita amujyana. Bakimara kugenda rero Fred yasigaye ari kwivugana ati burya bwose bya bihuha twajyaga twumva ni ibya nyabyo, nibyo koko Bruce akundana n'uriya mukobwa uciriritse wo mu bakene. Ntabwo ndi kumva ukuntu ari kwemera gutakaza amafaranga yose twari kuzakura muri iyi mishinga kubera uriya mukobwa. Gusa nyine ubu ngubu noneho ndabimenye neza, ndaje mpangane nawe muzi neza. Ubwo yari ari kuvuga nyine ngo araje ahangane na Bruce azi ibye byose. Ku rundi ruhande rero Bruce yagejeje Zaha mu rugo maze nyine amujyana mu cyumba cye aho yararaga. Naho rero Zaha yaramubwiye ati urakoze cyane, sinzi uko nari kubasha kuhikura, ariko kubera iki abasore b'abakire bose baba biyemera, gusa noneho uriya muryango mpise nkwanga urunuka, najyaga nkwanga ntaramenya ibyawe neza. Kano kanya rero Bruce nyine yari ari kumva amakuru atari meza kuri we, kubera ko yari ari kumva ko uyu mukobwa ari gutangira kwanga Becker, nyamara kubera ibikorwa by'abandi bantu, nyamara nta kuntu yari kumusobanurira ko ari we ubwe nyine Becker yagombaga gukomeza kwihagararaho. Hanyuma rero yahise abwira Zaha ati hanyuma rero ubu ngubu nta kibazo, umeze neza, ubu noneho nagenda. Zaha ati hoya, ntunsige njyenyine, ndakwinginze bugumye hano tube tugumanye. Ubwo rero yanabivugaga kandi amufashe mu kiganza ati rwose niba ntacyo bigutwaye twaba tugumanye. Hano rero Bruce yaricaye maze ahita amubwira ati hanyuma rero Fred Becker ni umusore ukunda inzoga kandi ukunda n'inkumi, ni umusore utagira imyitwarire myiza. Ntuzongere rwose kugerageza guhura nawe, uko byagenda kose uzamwirinde. Kano kanya rero uyu mukobwa Zaha yahise abwiza ukuri kose Bruce. Yahise amubwira ati none se nzabigenza gute ko nari mukeneyeho ubufasha? Ibintu byose nakubwiye narakubeshyaga, ntabwo ngiye nkundana na Becker. Ikindi kandi Becker wundi we nta nubwo muzi, uriya niwe wenyine nibura nari mbashije kumenya. Ntabwo nabasha kumujya imbere kuko sinzi uko asa, sinzi aho namukura, sinzi aho twahurira, sinzi rero uko namusaba ubufasha. Ibintu byose navugaga narabeshyaga rwose, ntabwo byari ibya nyabyo. Mbese ngenda umukobwa udafite ikintu na kimwe nshoboye. Nyamara kano kanya Bruce yari ari kumureba mu maso, akumva hari yamubwira ati uwa nyawe ni njyewe nkuri imbere, ariko nanone akumva ntabwo aricyo gihe cyiza cyo kubimubwira. Aha rero Bruce yaramuhobereye maze aramubwira ati gusa uko byagenda kose kuri njyewe uri umukobwa udasanzwe, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa w'umunyembaraga, uri umukobwa wakwifuzwa n'umusore uwo ari we wese. Nubwo rwose utaba ukundana na Becker, ariko menya yuko uri umukobwa udasanzwe. Uyu mukobwa rero yarebye mu maso Zaha, yarebye mu maso Bruce maze ahita amubwira ati ngiye kukubwiza ukuri kuko n'ubundi uyu munsi niyemeje kukubwira ukuri kose. Naho rero Bruce ati ndakumva ngo uteze amatwi. Yaramufashe ku matama ari kumureba mu maso rwose atuje. Zaha yahise amubwira ati Bruce, ndashaka kukubwira ko maze igihe kinini ngukunda, sinzi ukuri bubifate, ariko ndagukunda n'umutima wanjye wose. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati nanjye ndagukunda kandi cyane, ahubwo ndishimye kuba rwose twese twatekerezaga ibintu bimwe. Aba rero baregeranye gahoro maze batangira gusomana, ariko nanone Bruce yari ari kwibaza ati mbigenze gute, nkora iki? Uyu mukobwa arankunda cyane, nibyo nanjye ndamukunda cyane ndetse ni nanjye namukunze mbere, ariko nanone akunda Bruce ntabwo akunda Becker, kubera yuko yavuze ko iyi famiye ayanga cyane. Ubu si ibi bintu ndaza kubyitwaramo gute? Gusa nanone yahise abyirengagiza kugira ngo yiryohererwe n'uyu mwanya bari barimo. Hano rero urukundo rwararyoshye ku buryo byabaye ngombwa yuko Bruce atari butahe yiraririye hano. Bwarakeye mu gitondo rero Bruce abwira Zaha ati mbabarira umbwire, ntabwo narotaga se koko naraye hano? Nibyo se koko warayumbuye kunkunda? Mbwiza ukuri rwose numve niba ntarotaga. Naho rero Zaha ati hoya ntabwo warotaga,
Bruce ati uzi ko naraye ntasinziriye kubera ukuntu naraye mbitekereza nkibaza niba naba ntari mu nzozi, gusa ndi kumva nyine twatera indi ntambwe. Naho rero Zaha ati nizere ko utagiye kumporopoza kubera ko navuze yuko ntazigera nkora ubukwe mbere yuko mba umukire, nzakora ubukwe ari uko maze kubona miliyoni y'amadolari. Uriteguye se kuntegereza kugeza igihe nzabera umukire? Naho rero Bruce yahise amubwira ati gusa ufite inzozi nziza, ariko se kubera iki nyine utakora ubukwe hakiri kare? Naho Zaha ati oya, ntiyemeje ko ntazakora ubukwe nkiri umukobwa w'umukene. Bruce rero yahise amubwira ati oya nta kibazo, niteguye kuzagutegereza igihe icyo ari cyo cyose wowe uzumvira bishobokera. Bruce rero yariteguye, yagombaga nyine kujya ku kazi. Yahamagaye umushoferi we maze aza kumutwara. Umushoferi we rero ari nawe kandi wari asisita we nyine, kuko niwe wazaga kumutwara igihe nyine yabaga ari ahantu adashaka ko hari undi muntu uhamenya. Yahise amubwira ati none se mbabarira umbwire, uriya mukobwa se yarakwemeye? Mwamaze gukundana? Naho rero Bruce ati icecekere, icyakubwira yuko yankatiye, yambwiye ngo ntabwo akeneye kuzakora ubukwe mbere yuko aba umukire, kandi ntakubeshye njyewe numvaga rwose ari cyo gihe, numvaga nyine akimara kumbwira yuko ankunda icyakurikira ari ukumuporopoza, kuko numvaga nashyushye wagira ngo yayandebye mu mutima yabibonye ko aricyo kigiye gukurikira. Uyu asisita we rero yarasetse ati cyakoze rwose n'ubwa mbere nkubonye uri mu rukundo, ariko nanone ndabona binshimishije kuko nsigaye mbona udasanzwe, nsigaye mbona nyine uhora wishimye, nta stress z'akazi ukigira, mbese ibintu byose wigize nkaho bitakureba. Bruce ati icecekere, gusa nyine ubu ngubu ngomba kujya ku kazi, ariko ndi gutekereza icyo gukora. Hanyuma rero uriya mukobwa yambwiye yuko ahora nyine akina imikino y'amahirwe ngo kugira ngo arebe ko yazatombora miliyoni. Utekereza ko yambwiye ngo musengere ngo azatombore miliyoni vuba, ngo ubundi nyine tuzahita dukora ubukwe? Ariko ndatekereza ukwiye kumfasha gutekereza, maze tukamenya icyo twakora ndetse n'uburyo twabinyuzamo ku buryo uriya mukobwa yabona amafaranga ariko nanone atanturutseho. Hari inama rero ku kazi, nyamara iyi nama yagombaga kwigirwamo ikibazo cya Bruce uri kwiruka inyuma y'umukobwa, dore ko nyine inkuru yari imaze kuba kimomo. Hanyuma kandi iyi nama yari irimo se wabo wa Bruce ndetse nyine na wa muhungu we Fred n'abandi nyine bafatanyabikorwa. Aha rero bose nyine bari bamuteraniye bamubaza impamvu ari gukerereza imirimo ibafitiye inyungu. Nawe rero ati ahubwo mwakabajije Fred ukuntu yifata akohereza abantu kujya gusenyera abana b'imfubyi, akabasenyera atabateguje ndetse atabahaye n'igihe gihagije kugira ngo babashe kwimuka. Nkaho rero bitari bihagije, yaranagiye maze atangira gushaka gufata abakobwa baho ku ngufu. Ubwo yavugaga nyine ibyerekeranye na Zaha. Yahise ababwira ati ikindi kandi uyu musore akomeje gukora ibintu rwose bidushyira mu gihombo. Tekereza baramutse bagiye mu itangazamakuru maze bakavuga ibyo byose, byatuma imigabane yacu igenda ita agaciro. Kubw'ibyo rero Fred ndakwirukanye. Fred rero yarahindukiye agira ngo ahari ari kurota, kuko rwose yatekerezaga ko bitagera aha ngaha. Naho rero uyu musore Bruce ati ndakwirukanye kandi ntuzagaruke muri kampani yanjye ukundi. Fred rero yarahagurutse n'umujinya mwinshi, ari nako akubitagura ku meza, dore ko rwose ari n'umusore w'umwendisipurine cyane. Yahise rero abwira Bruce ati ibi ngibi uzabyicuza ndakubwiza ukuri. Naho Bruce yarasetse ati nta kibazo, tuzareba uzicuza mbere, yaba wowe cyangwa njyewe. Aha rero kandi Bruce yababwiye ko yafashe umwanzuro yuko gusenya hari ahantu byigijwe inyuma, ari ugomba kuzababwira umwanzuro mushya, kandi ko nta wundi muntu n'umwe wemerewe kubivuguruza. Bahise rero bandika urwandiko nanone barwohereza kuri Orphelin, rwavugaga ko noneho babyigije inyuma. Ahangaha Zaha yarishimye maze biramurenga. Yahise ahamagara Bruce maze amubwira ko yifuza ko bahura kuko hari inkuru nziza yifuzaga kumubwira. Zaha yaje azanye ice cream ndetse rwose ibyishimo byamurenze, yagendaga abyina mu muhanda. Yahuriye rero na Bruce aho bari bavuganye ko bari buhurire. Bruce nawe yaragendaga agahindura imyenda, agahita yambara imyenda isanzwe cyane, maze akaza guhura n'uyu mukobwa. Bagiye guhura rero Zaha yahise amuhobera maze atangira kumusomagura ati ndishimye ku buryo udashobora kubyumva,
kandi nta wundi twasangira ibi byishimo utari wowe. Tekereza yuko batwongereye iminsi, ndumva nishimye, ndumva ndi hafi gusara. Gusa nawe ndagushimiye ko wambaye hafi. Ibyo yabivugaga ariko amutamika ama ice cream anayamusiga mu maso, ibyishimo byabarenze, bari guhoberana maze bakazenguruka hano hose ubona bishimye cyane. Ku rundi ruhande rero, gahunda yo gushaka uko bazahazaha amafaranga ariko mu ibanga rikomeye yari ikomeje. Umunsi umwe rero wa mu asista wa Bruce yamubwiye yuko yagize igitekerezo, yamubwiye ko bashobora guha amafaranga umuntu wo muri hoteli, maze bakamusaba yuko bazakoresha akantu gasa nyine na tombora ariko itunguranye itareba buri muntu wese, maze bakaba babasha guha amafaranga uyu mukobwa ariko mu buryo atazakeka habe na gatoya. Hanyuma rero babwiye Bruce ko azamuporopoza nyine kumusohokana, maze ibi byose bikazabera aho basohokeye. Bruce rero yaporopoje uyu mukobwa ko basohoka maze bakajyana gusangira. Hanyuma rero baragiye nyine bajya muri iyi resto, batangiye gufata amafunguro. Haje nyine umugabo ajya imbere maze ababwira ko uyu munsi bari biyemeje ko hari couple y'abanyamahirwe baza guhemba, maze bakabaha amafaranga. Gusa bavuze ko bari biyemeje ko bari buze guhemba couple iri bwinjire ku nshuro ya 7 muri iyi resto, ariko nyine ari couple. Bahise bababwira rero ko kubw'amahirwe iyi couple nyine ariyo yinjiye muri iyi resto ari iya 7. Abantu bose bakomye mu mashyi, nta n'uwamenye uko byagenze, bagize koko ni ibya nyabyo, nyamara byari ibintu byari byapanzwe. Bababwiye ko rero uyu mukobwa yatomboye amafaranga menshi. Uyu mukobwa yarishimye ndetse rwose biramurenga. Banababwiye ko kandi ibyo kurya bafashe kuri uyu mugoroba biri bube ari iby'ubuntu. Yarebanye n'uyu musore Bruce maze bose baraseka, barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Uyu mukobwa rero bamuhaye ikarite ari nayo kandi yari iriho nyine aya mafaranga. Yabajije rero Bruce impamvu nyine yahisemo ko ariwe baha ikarite, naho Bruce yahise amubwira ati kubera ko twinjira ari wowe wari uri imbere, buriya mu by'ukuri ni wowe winjiye uri uwa 7, njye bisa nkaho ninjiye ndi uwa 8, ubwo rero ayo mafaranga ni wowe wayatsindiye. Uyu mukobwa rero yarishimye ariko ya karite arayibika. Yatekerezaga ko aya mafaranga azabagirira akamaro igihe nyine bizaba bikenewe. Umunsi umwe rero mama wa Bruce yari yarwaye, maze amuhamagara nyine amubwira ko yarwaye. Uyu mukobwa akibyumva yahise abwira nyine uyu musore ati rero nubwo ntabasha kuguherekeza, ariko nyine ndashaka kuguha ya karite ya yindi iriho ya mafaranga, ugende wite kuri mama wawe umuvuze, uzagarura azasigara nta kibazo. Bruce yafashe iyi karite maze yibaza umutima uyu mukobwa afite, biramuyobera. Yibaza ukuntu ari umwana mwiza ndetse n'ukuntu yamaze kumwizera no kumwiyegurira wese. Ya karite rero yarayijyanye maze arayibika, kuko nyine nta kintu yagombaga kuyikoresha. Uyu musore yari afite amafaranga arenze ahagije. Nyuma rero y'iminsi mikeya, umukobwa bashakaga yuko azashakana na Bruce yaje kumenya amakuru ko hari undi mukobwa winjiye mu buzima bw'uyu musore. Yahise rero agaruka muri uyu mujyi byihuse, dore ko ubundi atariho yabaga, kubera ko yatekerezaga ko rwose bari kumutwara umugabo. Akiza rero yahuye na Bruce maze ahita amubaza ati amakuru ndi kumva niyo, nibyo koko hari undi mukobwa muri gukundana? Naho Bruce ati yego rwose harahari, Zaha ni umukobwa niyeguriye wese, ni umukunzi wanjye kandi ndamukunda bya nyabyo. Naho uyu mukobwa ati ariko ninjye nakabaye ndi fiance wawe. Bruce ati ntabwo ariko bimeze, ntugafate icyizere wahawe n'abandi bantu batari njyewe ngo wumve ko ugomba kukigenderaho. Uwo nahisemo nta wundi ni Zaha. Uyu mukobwa rero byaramubabaje, maze kandi atangira kwiyegereza Fred kugira ngo bajye inama barebe icyo bakora. Fred rero yabwiye uyu mukobwa ati njye nawe ubundi ni nkaho dushaka ibintu bimwe, wowe urifuza nyine kuba wakwiyegurira Becker, naho njyewe ndashaka ko naca kuri Becker nkaba ari njyewe nyine ugirirwa icyizere ndetse nkamucaho muri byose. Urumva ko ari intego dufite ari zimwe, ubwo rero dushobora gufashanya.
maze nkagufasha kumubona ndetse nawe ukamfasha kuba namucaho muri byose. Aba rero batangiye kujya inama y'icyo bazakora kugira ngo batandukanye Bruce ndetse na Zaha. Ku rundi ruhande rero Zaha yagiye kureba wa mumama wayoboraga nyine orphelinat maze ajya kumusaba imbabazi. Yaragera amubwira ati narinje kukubwira ibintu bikomeye, narinje kugusaba imbabazi kubera ko nakubeshye. Burya bwose ntabwo nigeze nkundana na Becker. Ibintu byose nabikoraga kugira ngo ndebe ko nakurema agatima we gukomeza guhangayika. Naho rero uyu mumama yaratunguwe ati gutese gute mwaba mutarakundanye gute, none se uwo mwazanye hano yari inde? Naho rero Zaha aturiya n'uwo nari nishyuye kugira ngo ampagararire kubera ko nifuzaga ko nyine mutabimenya mwakomeza mutuje, ahubwo nyine ikibazo ni ya sheke ubwo ni Zaha wari ubitangiye. Naho rero uyu mumama yahise amubwira ati sheke twarayibikuje, amafaranga yayo twamaze kuyabikuza, nizere ko udakeneye ko tuyigusubiza, ahubwo se byagenze bite kugira ngo mubone sheke iriho amafaranga angana kuriya? Zaha ati none se umbwije ukuri, iriya sheke se mwasanze ari iya nyayo? Naho uyu mumama ati cyane rwose ni iya nyayo, amafaranga twarayabikuje. Zaha yumvise akubiswe n'inkuba, yayobewe ibibaye, yayobewe n'uko byagenze, yibajije inzira byanyuzemo maze biramuyobera. Yagiye guhamagara rero Bruce kugira ngo amubaze, maze nawe ahita yitaba indi telefone. Ku rundi ruhande rero Fred na wa mufiance wa Bruce bo nyine imigambi bari bayigeze kure. Biyemeje rero kuzahamagara uyu mukobwa maze nyine bakamusenya imbone nkubone. Bamusabye rero ko bahura maze aza yitabye nyine abantu atazi, dore ko yari yahamagawe n'umukobwa wamubwiraga ko yifuza ko bavugana. Uyu mukobwa rero Zaha yamusabye ko bahurira mu muhanda ahantu nyine hagaragara kuko nta cyizere yari afitiye umuntu bagiye guhura. Mu guhura yagiye kubona abona ni Fred ndetse uri kumwe n'undi mukobwa atazi. Fred rero yahise amubwira ati urabizi se ko banshinze umushinga ugiye kubakwa muri iriya karitsiye ubamo, mu mwanya nk'uwo guhumbya tuzaza maze ibintu byose tubishyire hasi usigare uhabona ari ibitaka gusa. Uyu mukobwa ati niki kibabwira se ko ibyo uri kuvuga bishoboka? Naho rero wa mukobwa wundi yahise ava mu modoka maze aza ari kwizunguza ati uyu mukobwa se niwe numvise bavuga ngo akundana na fiance wanjye. Fred rero yahise abwira Zaha ati uyu nguyu ureba ni fiance wa Becker. Naho rero Zaha ati hanyuma se ibyo murumva hari icyo bindebaho? Ntacyo bindebaho rwose kuba yaba akundana na Becker, cyane cyane ko ngewe ntanamuzi. Ubwo rero kuba baba bakundana ntacyo bivuze. Aba bombi bararebanye baraseka bati mbega umukobwa w'injiji. Ati rero ntutubwire yuko bashobora kuba bakundana atamuzi, ntutubwire ko ashobora kuba amuzi ku rindi zina. Naho Fred yahise abwira uyu mufiance nyine wa Becker ati uyu nguyu azi ko yitwa Bruce. Baramusetse rero maze baramubwira bati uriya wita Bruce niwe Becker, umukobwa w'injiji gusa. Uriya musore mukundana afite ubushobozi bwo kuba yagura iki gihugu cyose mu mwanya nk'uwo guhumbya. Uretse n'iki gihugu cyacu, uriya afite ubushobozi bwo kuba yagura igice kimwe cya Amerika cyose. Nawe rero uricaye n'ubujiji bwinshi, uzi yuko uriya musore ari ku rwego rwawe. Uriya ntabwo ari ku rwego rwawe habe na gatoya. Zaha yumvise abaye injiji koko maze atangira kurira ati hoya murabeshya, ibyo ni ubugambanyi, muragira ngo munteranye n'umukunzi wanjye kandi nta kintu cyanteranya nawe. Uriya ntabwo ari Becker, uriya ni Bruce. Basigaye baseka maze nawe ahita agenda yiruka kubera ukuntu yumvaga agahinda kamwishe. Gusa nanone nta cyabimwemezaga ko ibyo bavuze ari ibya nyabyo, gusa yagiye ari kubitekerezaho. Uyu mugoroba rero Zaha yageze mu rugo ibitekerezo byamurenze. Yagiye kubona rero abona Bruce aje kumureba n'ibyishimo byinshi ati nari ngukumbuye sheri, hari hashize amasaha menshi ntakubona. Yaraje aramuhobera ari nako amusomagura n'ubwuzu bwinshi, nyamara wabonaga Zaha yakonje atameze nk'uko asanzwe ameze. Yahise abwira Bruce atuzi n'ikindi,
ejo ndifuza kuzahura na Becker, ndakwinginze noneho mu gitondo mperekeze, kandi rwose ntuze kubura. Ubu noneho Zaha yifuzaga gushira amatsiko, yifuzaga kumenya niba koko Bruce ari we Becker cyangwa niba koko hari undi mu Becker hariya nyine muri iriya kampani. Yifuzaga rero guhura nawe uko byagenda kose. Bruce rero yahise amubaza ati none se urumva azashobora kukwakira noneho ko wamaze igihe kinini ubishaka ntibishoboke? Naho Zaha ati ejo noneho sinshobora kuzahava ntamubonye, ejo nzafata pankarite maze nyandikaho amagambo avuga yuko nifuza guhura nawe, nzahagarara imbere y'iriya nyubako kugeza igihe azazira maze akemera kumvugisha. Bruce rero nta yandi mahitamo yari afite, yaramubwiye ati nta kibazo, ubwo nahejo tuzabona ejo. Uyu mukobwa nk'uko yari yabivuze yarabyutse maze aragenda afata pankarite yanditseho ko yifuza guhura na Becker uko byagenda kose, kandi yari yanditseho ngo ntabwo ari buve hano atamubonye. Bruce rero wari uri muri biro ye yararebye abona koko wa mukobwa yaje. Yabuze ikintu akora maze ahita abwira asisita ati ukwiriye kuntabara kano kanya kuko ndumva ntiteguye kuvugana nawe, hanyuma rero dukwiriye kureba uko twabigenza. Kubera iki se ubundi tutashaka umuntu ujya mu mwanya wanjye maze akaza kuba ari we bavugana? Inama rero barayujuje maze kandi bashaka umuntu nyine uri bwiyite Becker hano. Bazanye umusore maze araza yicara muri biro, nyamara babwira nyine Zaha ngo ajye guhura na Becker. Yagiye ari gusenga ati Mana nizere ko rwose Bruce ndetse na Becker atari umuntu umwe, kuko ibyo bintu ndumva ntabasha kubyihanganira. Yinjiye muri biro maze kubw'amahirwe asanga urimo ndetse rwose unavuga ko yitwa Becker na asisita wa Becker akabyemeza, abona ntabwo ari Bruce. Yariruhukije maze yumva umutima usubiye mu gitereko. Yamubwiye rero ibyamugenzaga byose, maze uyu musore amubwira ko agiye kubyitaho. Ariko mu kanya gatoya yabonye ifoto yari iri hano ku meza, nyamara yarayitegereje maze asanga ni Bruce ndetse wari uri kumwe nyine na Zaha. Gusa babonye ari kwitegereza iyi foto maze bahita bayubika, nyamara yari yamaze kubona abantu bayiriho. Yarasohotse rero maze ajya hanze, ariko yari yamaze kubona ko rwose uyu musore ari we Becker. Yaragiye ategerereza hanze kuko yari azi neza ko uyu musore ubwo nyine byanze bikunze ari muri iyi kampani kandi ari buze kuza gusohoka. Yagumye aha agiye kubona abona imodoka irasohotse, umushoferi yari ayirimo kandi yari asanzwe amuzi kuko iyi kampani nawe yayikoragamo, nubwo bari baragezeho bakamwirukana kubera ko nyine batekerezaga yuko akundana n'uyu musore. Ubwo rero yahise ayihagarika maze abaza uyu mushoferi ati ndashaka kumenya Monsieur Becker ari muri iyi modoka? Umushoferi ati hoya ntawe urimo, kandi nibyo Becker ari nawe Bruce yari yicaye muri iyi modoka ariko yihishe yunamye kugira ngo uyu mukobwa atamubona kuko bari bamubonye ko yagumye ku muhanda. Uyu mushoferi rero aramubwiye ati ntawe urimo rwose. Naho rero Zaha wari uzi neza yuko uyu musore ashobora kuba arimo, yatangiye gufungura imiryango y'imodoka maze ahita abona Bruce yicayemo. Zaha nk'umuntu rwose utaratunguwe yahise amubwira ati ndakwita Becker cyangwa ndakwita Bruce? Watekerezaga se yuko ntabizi ko urimo? Nari mbizi rwose kandi ibi narabimenye kandi neza. Naho rero Bruce cyangwa se Becker, umwe muri abo nyine, yashatse gusobanurira Zaha ati mbabarira ngusobanurire buri kimwe cyose, nashakaga kubikubwira ariko nanone nkabona si cyo gihe cyiza cyo kubikubwira. Mbabarira rwose unyumve, nanjye nari mfite impamvu zanjye zo gutuma nyine ntabikubwira ukamfata nkaho ndi Bruce. Natangiye numva udakunda uyu muryango maze bituma numva nanjye ntakwiye kwitwa uwo muri uyu muryango kuko nari ngukeneye kandi nari nkeneye urukundo rwawe, gusa n'ubundi numvaga nyuma nzabikubwira. Uyu mukobwa yahise arakara maze yanga kugira irindi jambo na rimwe avugana na Becker. Aha rero Bruce yakomeje ari kubwira Zaha ati yego nibyo ndi Becker, ariko nanone kuri wowe nifuza kuguma ni Bruce kuko rwose niho nagiriye ibihe byiza kuri iryo zina. Zaha rero wari ukiri kwitonganya
bose nyine bari gutongana, bagiye kubona babona imodoka ije yiruka, nyamara wari uyirimo nta wundi ni wa mukobwa wiyitaga fiance wa Bruce, kubera ko yari amaze kubona ko aba bombi noneho biyunze, ubundi babwira nyine Zaha ko uyu ari umusore w'umukire, bari bazi yuko noneho bagiye gutandukana, nyamara babonaga bisa nkaho bagiye kwiyunga. Uyu mukobwa yifuje rero gukura Zaha mu nzira noneho bya burundu, yifuzaga kumugonga. Hano Becker yari yabibonye, yahise akurura Zaha maze amushyira ku ruhande, ariko birangira ari w'imodoka igonze. Bamujyanye kwa muganga rero, naho wa mukobwa baramufashe baramufunga. Mama wa Becker yamusanze kwa muganga, maze ahita amubwira ati gute wafungisha uriya mukobwa, gerageza ubwire polisi ko yari accident isanzwe atabikoze abishaka, kubera ko bamaze kumufunga. Becker ati ngo iki? Ati mvuge yuko yari accident isanzwe kandi yarangonze abishaka yabitekerejeho, ibyo ngibyo ahubwo ngomba kuzajya kubivuga mu mategeko, maze nkavuga yuko yanangonze abishaka. Naho mama ati gute wakora ibyo bintu? Becker atari ku wundi mama nkubaze, ubundi uri mama wanjye cyangwa uri mama w'uriya mukobwa? Gute utakwita ku buzima bwanjye? Naho mama atari ko uriya ni fiance wawe, niwe mugomba kuzakora ubukwe. Becker ati ibyo bintu ntiwongere no kubivuga, mpora nkubwira ko mfite umukunzi, ngiwe nkunda cyane Zaha kandi ni nawe tugomba kuzakora ubukwe, wabyemera utabyemera, gusa nyine niba wumva udashaka kuzongera kumbona nk'umuhungu wawe, udashaka kuzongera kumbona mu maso yawe, ubwo uzanga yuko nzakora ubukwe na Zaha. Ku rundi ruhande rero Zaha we rwose ntabwo yashakaga no kujya kureba uyu musore kwa muganga, kubera ko yari abizi neza ko famiye y'uyu musore itazamwemera kuva akimara kumenya ko uyu musore nyine ari umukire. Yagiye rero ari mu gahinda, maze asanga wa mama nyine wo muri Orphelina, dore ko ari we yabwiraga ibintu byose. Yamubwiye ko rero ibyo byamurangiriyeho, ndetse uwo yakunze urukundo rwabo rusa nkaho rwarangiye, yamubwiye byose uko byagenze. Naho rero uyu mama yahise amubwira ati none se mbwiza ukuri, ntabwo ukunda Becker? Naho rero Zaha yaramubwiye ati uriya musore ndamukunda mu bigaragara, ariko ntabwo dukwiranye, we ni igikomangoma, naho njyewe ndi umukobwa uciriritse cyane, famiye ye rero ntabwo yanyemera, ndahamya ko kandi nawe atankunda. Naho uyu mumama yaramubwiye ati none niba atagukunda, uratekereza ari iyihe mpamvu yakwitangiye imodoka yari igiye kukugonga akaba ari we igonga? Uyu mukobwa yakomeje kubitekerezaho, ariko we mu by'ukuri yari akiri mu rukundo, ariko nanone yumvaga yihebye, atekereza ko ahari urukundo rwabo rudashoboka. Ku rundi ruhande rero Becker yasohotse mu bitaro, maze bahita banamubwira ko afite inama n'abanyamakuru ndetse n'abashoramari bifuza ko abasobanurira ku byerekeranye n'iyi proje bagombaga gukorera ha hantu nyine hatuye b'abana b'imfubyi. Aha rero yagiye muri iyi nama, gusa nyine yumvaga uyu munsi agomba noneho kuvuga buri kimwe, ndetse rwose akababwiza ukuri ko iyi proje bisa nkaho itagishobotse. Bicaye mu nama rero batangiye kumuhata ibibazo, ndetse rwose banamubwira yuko iyi sosiyete ari kuyisubiza inyuma kubera ukuntu ari kudindiza imishinga yayo yakabaye iyiha inyungu. Yababwiye ko rero ibyo batekerezaga byose byo kuba bakubaka centre commerciale bitakibaye, ndetse yarababwiye ati buriya centre commerciale ni ahantu hajya abantu nyine b'abakire bakajya kwidagadura, bakajya guhaha, bakajya kugira gute, haba ibintu bihenze n'ibiki byose. Kuri iyi nshuro rero ndashaka kubihindura, noneho tukahakora ahantu hazajya hajya buri muntu wese akisangamo, ndetse bari abana b'imfubyi baba hariya bakabona aho kuba, bakabona aho kwisanzura, ndetse bakabona ibyishimo. Ndifuza ko byaba nkaho ari centre commerciale, ariko nanone bigasa nkaho ari ikigo cy'imfubyi noneho cyagutse kandi nanone kirimo iterambere. Yatangiye kubereka rero pura noneho we ari guteganya kuba yakubaka hariya, yabyeretse abantu bose, maze barabireba babona byaba ari ibintu byiza cyane, ndetse uko yabasobanuriraga ababwira ko ari ingenzi cyane kuba mu buzima famiye ye yakora igikorwa noneho cyagirira abantu baciriritse akamaro, ko aricyo kintu yifuza kandi
akeka ko na papa we nubwo atakiri mu buzima ariko yakabaye aba proud y'iki gikorwa. Abanyamakuru rero n'abandi bantu bose bari bari hano batangiye kumva ko iki gikorwa rwose ari cyiza. Yarababwiye ati kandi iki gikorwa ndagitura umuntu w'inkoramutima yanjye. Bose rero baracecetse ngo bumve, nyamara ibi byose uko byari biri kuba Zaha yari ari kubikurikirana kuko abantu bose bari bari kubikurikirana ku mateleviziyo. Aha rero Becker yahise ababwira ati iki gikorwa ndagitura umukunzi wanjye Zaha. Zaha aho uri hose ndabizi ko niyo waba utandeba kano kanya ariko n'ubundi aya makuru uzayabona, ndagukunda cyane, bivugiye imbere y'abantu bose, ndetse ndifuza ko wambera umugore, ndifuza ko ari wowe mukobwa umwe rukumbi twazasazana, ndifuza ko ari wowe nazajya mbyuka ndeba, ndetse ndifuza ko ari wowe wazaba mama w'abana banjye. Naragukunze kuva tugihura ndetse kugeza uyu munsi ndacyagukunda. Ndashaka kukubwira ko ari wowe urukundo rwanjye rwa mbere kandi nifuza ko ari wowe wazaba urukundo rwanjye rwa nyuma. Ibi rero isi yose yari iri kubireba ubwo uyu musore yari ari kubivuga. Abantu bose bari bumiwe ukuntu uyu musore ari mu rukundo. Zaha aho yari ari, abaturanyi bose bari bari kujya baza kumureba ngo bamubaze niba aya makuru yaba yayabonye, nyamara basangaga ari imbere ya televiziyo nawe ari kurira kubera nyine emosiyo zari zamwishe, byari byaramurenze. Nawe ari kwivugana abwira televiziyo ati nanjye ndagukunda cyane kandi niwe mugabo w'inzozi zanjye, ni wowe nifuza ko twazabana akaramata. Kwihangana rero byaranze, maze Zaha afata telefone hano yari ari ahita ahamagara Becker. Becker akimara kubona televiziyo, akimara kubona telefone y'uyu mukobwa, nawe ntabwo yihanganye, yahise yitaba hano nyine kuri televiziyo aho yari ari. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi niwe mugabo w'inzozi zanjye, ndetse niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Becker byaramurenze, maze abantu bari bari hano bose barabyumvaga ibyari biri kuvugirwa hano kuko uyu musore yari afite mikoro, birumvikana ko n'ibyavugiraga muri telefone byose babyumvaga. Abantu bose rero bakomye mu mashyi maze bishimira urukundo rw'aba bombi. Umunsi wakurikiye rero Becker yabwiye Zaha ko yifuza ko bahura maze akagira ikintu amwereka ko rwose amufitiye surprise. Uyu munsi rero Zaha yambaye neza kubera ko yari agiye guhura n'umukunzi we, nyine bari bafite byinshi byo kuganira. Becker rero yamurangiye ahantu ari bumutegerereze, nyamara Zaha mu kwinjira muri iyi sare yahise asanga hari ikanzu nziza cyane y'ubukwe yari yambawe n'ikimaneke. Yari ikanzu idasanzwe, nyamara mu kuyegera ngo ayikoreho ayitegereze yagiye kubona abona kino kimaneke cyambaye na yakoreye ye yari yaragurishije. Yakoreye yakundaga cyane, yari ifite ubusobanuro kuri we. Yabonye iri kumwe n'iyi kanzu, nyine iki kimaneke nayo kiyambaye. Yayikuyemo maze arayitegereza, yumvise ibyishimo bimurenze, ndetse yumvise ko uyu muhungu yamutekerejeho guhera kera kose. Akiri muri ibi rero emosiyo zamurenze, ubona n'amarira yatangiye kuza, yagiye kubona abona Becker aratungutse n'ururabyo rwiza cyane, yambaye kositime nziza, agenda gake cyane. Uyu mukobwa akimukubita amaso yagiye yiruka amusanga, ariko Becker we yahise apfukama maze akura kuri za ndabyo impeta. Yahise ahereza izi ndabyo uyu mukobwa maze afata ya mpeta. Yahise amubwira ati ndagukunda cyane Zaha, ndakeka ibyo byo utakibishidikanyaho kuko n'isi yose namaze kuyibwira ko ngukunda. Uri umukobwa w'inzozi zanjye kandi niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Mbabarira unyemerere kumpa ibyishimo by'ubuzima bwose, unyemerere kuba umugore wanjye kubera ko ni wowe rukundo rwonyine nifuza mu buzima. Uyu mukobwa wari watangiye no kurira rero yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati ndabyemeye kandi ndagukunda, ndetse nzahora ngukunda ubuziraherezo. Uyu musore yamwambitse impeta maze arahaguruka, bombi barahoberana. Ibyishimo byari byose, ibyishimo byari byabarenze. Zaha rero yahise amubaza ati gute wongeye gutekereza kuri iyi koriye? Naho rero uyu musore yahise amubwira ati wa munsi uyigurisha burya nahise nsubirayo maze ndayigura kuko sinifuzaga ko ari undi muntu uzayifata mu ntoki, kuba wari warambwiye yuko ari y'agaciro kuri wowe. Aba barongeye barahoberana, maze nanone Zaha
arongera asomagura uyu musore, yaramubwiye ati ndagukunda kandi nzahora ngukunda, ntabwo uzigera wicuza na rimwe kuba warampunze. Ibyishimo rero byari byose kuri iyi couple, noneho yari bishyize ku mugaragaro. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.